ongera umumbwirire ngo icyo Imana yakuvuzeho kiraruta icyo abantu bavuze. Kandi icyo Imana yavuze kizagira gute? Kizasohora. Niba mubyizeye mukomere Imana amashyi menshi. Igitaramo si gipindi cyangwa si Manchester na ngo twaje gufana. Nasanze mu bintu bigira imbaraga ahantu hose Imana ashize imbaraga zayo zose muzamumva z'Imana zijye muzamumva z'ibitangaza n'ibimenyetso zazuye Lazaro zizura umwana wa Yairo yapfuye zinyuza abanyisiraheli mu butayu bambuka inyanja itukura. Namuza muzumva imbaraga z'inkuba, muzamumva inkuba yakubise za mbaraga, muzamumva inkuba kubita, kumva imbaraga z'inkuba, mukumva imbaraga z'umuyaga n'umuriro n'amazi n'ibindi byinshi. Ahandi Imana zizingiye, ahantu ziba ku rurimi, ntabwo ziba mu nyama, tiziba mu nkweto, tiziba mu migeri, tiziba hano muri za biceps hano benaha, tiziba mu guterura ibyuma, tiziba ari umutsima. Uretse ko umutsima ugira imbaraga, utafite topic hejuru y'imbaraga z'umutsima, nzoyibwiriza gutaha umutsima gusa. Nibyo avuga ngo muri umutsima ubatere aho. Yes, topic ese tuzoyigana no gutaha. Ahandi imbaraga z'Imana ziba zose ziba ku rurimi. Mvuga amina. Ururimi rw'abantu bizera iyo batuye bakavuga bizeye batuje badafite parapara batagira akavuyo, sibyo? Imana zibyumva bikaremeka. Halo timu ku bintu byinshi mubona. Yaranditse umwanditsi w'imigani aravuga ngo tidusa ukudusa. Ngira ngo gusa si gusa, usa no kusuvuga nuko uteye muri we umutima ni gusa. Ukwanda benshi sinzobe n'abandi sibikara basa nuko bameze umutima baza bavuga. Nivuga ngo amina. Niyo mpamvu iyo dutaramye sakura ibintu byose bituze kado uretse gatoya, ibintu byose biceceke, mufata abana batuze na telefone niyo uvugiye kunyerera uyifate tiwe hasi abantu bayumve kugira ngo twumve Imana gusa, kuko Imana narayitangariye ibintu zinyuramo simuza mutekereza. Yozi kandi itogera ntiyumvikane mu isirimba, ntiyumvikane mu za haleluya, ntiyumvikane mu za korali, sibyo? Ikaba itogera ikaba bica gusa hano muri aya manani, muri aya marito buhoro buhoro gusa gutya, umuyaga gukora gutya wari urwaye ukamukira kujya se umuyaga kujya n'imbaraga z'iki. Ubundi isi yose ukubibona yose kuva urenge no muri zura ukagera iriya za Imana, isi yose isetezemo imbaraga z'Imana. Kubizera ariko nta tutogera ufatwe. Alo haba muri basi, haba mu gikoni, sibyo? Haba muri kampani n'uzazuma mabisubika gutya hari urami vuga ngo Mana ndakwibuka rya joro umibunda, ndakwibuka amazu yahiye, ndakwibuka ngiye kuzara, ndakwibuka wewe ndurebe by'akazi ukoje muri press and ocean. Nukuri Imana izivuga ngira ngo Imana yakera n'ubu iracyavuga. Iyavuze imusasa ikavuga muri Bujumbura, ikavugira ku Ndondo, ikavugana n'agatako, ikavugana na Karikofi, ikavugana na Sagitwaza n'ahandi kashaka, ikavugana na muzeyi bikibona muri famille data wacu. Nzamutanga jewe nagiye gusenga sindera mu byinshi, nzaba ngo wavuganye na muzeyi bikinoni data wacu papa kurikira vugisha nibyo gusanga amataha tukurungire byinshi ngo Mana we ngo twaracumuye ngo tumaze iminsi ngo twiri cya 10 uturebe agakurungira
ibyo ntabyo ibyo byarashaje. Alo muri hano mwaje gutarama murabifite bakusubiza mugeza wegereye ubwira uti ngwino iyo waruri iyo warugeze garuka wizina ryandi kandi igitaramo gitandukanye n'amadini cyo bitane doctrine des églises amadoctrine y'amatorero muyareke nimuyisukamo muzogorwa nimuja mu bintu by'abapasitori amadoctrine ngo za methodiste na za sepaki n'izindi za revival ngo ni christian worship team cyangwa se bonjour umwera ryise yabusiko ryita ni good morning church bonjour église bizokurusha biramugeza ngo akino Kristo musaba twebwe ibindi nabyo ni byiza ni amadresse ariko igikenewe Yesu Kristo. Ndashimira ibibazo byo masengesho mwadutekereje nabera gashiro bitangaje kuvuga ngo abantu basirimu meze gutyo bo mwantekereje bitangaza natangaye kabisa shewe gute muri uyu mujyi nawe urebye ufite mahabara hejuru andi munsi abanyabwenge bari muri kino gihugu cya Kentucky bari igihugu nyine bari state ngo none naje bantekereje reka tubakomera amashi Imana yazuye. Hanyuma nshimira kubihariko babivuze umuryango wa famille Imana na madamu Imana yazuye kuko batubereye inzira yo kugera aha. Yabivuze kimubonera je usamura buri muntu inshuti vuba niko ndemye kandi kugira none sibirimo no kwiga imyaka ibiri baye kwiga gusa kandi ukabona ko ndabiha agaciro ariko ifite dosiye yawe ifite ku meza ku buzima kuko nasanze mu bintu byatumye abandi basenyuka n'ibintu byamaze abandi imbaraga no kugira abandi bantu inshuti vuba kandi batitarizo gacyo zikabasenya kandi bire yambwiye hano irambwira ngo umuntu ngo wasenywe n'ishuti ye ngo biragoye kumugorora birakuvuga ngo biyuke mucoroshe mu gutera Amerika ukayifata mucoroshe mama wayifata hari umuntu utera Amerika ayifata ngo nizo zoroshe gukomeretsa inshuti umuvandimwe wo mwasangiye wo mwabana ariyo mpamvu you can make attention bahezega oniki Lege navanga bikuza mera. Yeko heza basopa. Mbere yo umuntu inshuti uzaza witonde. Biramweza witonde ku nshuti. Biramweza muri ati uza witonda. Fokwe kwa. Uwe mariye pizza na chicken. Kera bakwetura Mungu. Muri inshuti yaje. Akata ku munsi witonde. Umunsi yakomerekeje uzobara imyaka 6. Urabona sinziriye. Mwitone mwizina rya Yesu Kristo. Nimva mabina? Amen. Rero yegeziri wacu ndamureba ndamumva umutima ariko twatuziranye ngenda mbitekereza. Ariko uyo bwakarogeziriye uyo naraseze Imana iravugisha. Sinakubwiye cyane ariko ikimara yambwiye usumba arasemuka arambira ngo kandi ngira yere sinza bazo umuntu murinde ngo soninde pi ubahi njiyo kede kwenye mu neza bien nzabazima niko ndeye kubera ko umuntu adukururana vuba vuba sibyo wachankura tutaziranye izifite kubera iki bembegera kumva ko nishisha wewe ngiye baho orara umuntu kuki kumva kubishe muri yarobiyo kubishe mu byose muri ndobo bari no gusiza kumva sibyo kurya Imana doje bita la conscience cyangwa se umutima na niba wiziba ngo Imana yenze kutugira k'Imana gusigaho gato kuturi Imana sivyo abahungu bamwe kubesha iyo bamuriyo turi Imana haburaho baryo baranisha turanabamenye mwese rya Yesu Kristo ari amavyuzi ndayanze kandi ntimukabahereze muzamushikira amafuti musivyo mubamo wihangane ngira rege ngira Madame Louise cyane kubera ifuwe ry'umurimo mugira
nzara amatonga nakimushitsi nibagira ndatonga ngiri fwe ry'umurimo nza kubona umurimo w'Imana ukorwa mu buryo n'utunanira dupariki duceceke aho ushoboye bagira uti